Norvège rero nk'uko mubireba nyine igizwe, ngenda komeza. Uyu munsi tugiye gukora urugendo rw'imodoka, hari ahantu ngiye kugura ibintu, hanyuma mbatembereze mugende mureba uburyo Norvège hameze n'ukuntu ishusho y'uyu munsi iri gusa. Ubwo rero tugiye kugendera mu modoka nk'uko mubibona, turatangira urugendo. Ni urugendo ruri bumare iminota 30, ariko ndagerageza kugenda ngabanyamo ibitari ingenzi. Rero hari uwambaje ati uzagenda utwereka uko Norvège hameze, ko hasa, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero nk'uko mubibona urabona ukuntu hasa. Ubu hari izuba, harasa neza, amazu ngira ngo murayabona uko ameze. Abantu bari gutembera, nk'uyu mugabo uhetse umwana mu kagari k'abana. Abantu nyine ubu baratembera umwe n'umwe. Reka rero dukomezanye urugendo, hanyuma mugende mwirebera. Nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel, dukora ingendo zitandukanye, tuvuga no ku bintu bitandukanye, cyane cyane tubereka uko Norvège imeze, imico yaho, imirimo dukora n'ibindi bijyanye no gushaka amashuri, akazi, mbega muri make opportunity zose ushobora kubonera ahangaha muri Norvège tujya tubivugaho. Hari ikibazo ushaka kubaza, hari icyo ushaka kumenya, kureba uko hubatse, ibyo byose tugenda tubivugaho. Rero wasura amavideo yacu ukareba ibyo tugenda dukora. Waba ubyishimiye ugakora subscribe ndetse ugakora na like, ntacyo bitwaye, ntacyo bigusaba, just no gukandaho like. Byaba bishobotse ufite n'undi ushaka kwabibona ugasharinga. So twakomeje, twagiye. Imihanda ya Norvège rero nk'uko mubibona, tugendera mu kuboko kw'iburyo, nk'uko mu Rwanda batwara niko n'inaha batwara, ariko ntabwo ari nk'ako Uganda batwara, ndetse hamwe n'ibihugu bimwe na bimwe bigiye bigize gute bihuje umukono. Aha rero batwarira iburyo, amategeko yaho nayo arakomeye, biba bisaba kwitonda, kuko uramutse ubuze perime biba ari ikibazo. Norvège rero nk'uko mubireba nyine igizwe n'imisozi, amashyamba, bita ku biti bakita ku mashyamba. Ngira ngo urabibona ubu ngubu kubera ari muri sama cyangwa ari mu gihe cy'izuba, ahantu hose ibiti biri green cyangwa ni icyatsi, ariko mu gihe cya kindi cy'imbeho ibi biti byose usanga byakokotse, wagira ngo byarumye, ariko ntabwo biba byarumye, kuba ari ukubera imbeho ikuraho amababi, bigatuma rero ibiti byose bimera nk'ibyumye. Ariko iyo samije, imvura igatangira kugwa neza, akazuba gahari, ibiti byose biratohagira bikamera gutya. Rero uko mubireba inaha, imihanda yaho iba ari mitoya, ntabwo ari ya mihanda minini igaye, minini cyane ngo wacaho umuntu. Hano ahantu ho kunyuriraho umuntu, wenda kudepasa, reka mbivuge, cyangwa overtaking, baba barahakoze. Hari aho baba barashyizeho wenda bitewe n'ahantu imihanda ihurira, ariko nk'aha ngaha kirazira gupfa kunyuraho umuntu nyine nta mpamvu iraho igaragara, kuko na polisi igufashe biba ikibazo. Ku bantu rero batuye muri Norvège cyangwa bateganya kuhaza cyangwa wifuza kumenya n'ibyaho, mu bintu bibaho bigoye ni perime. Perime iragoye kuyibona. Umuntu wese uzabona utwara imodoka ye, nubwo yaba ishaje ariko akaba afite perime,
ntuzahe agaciro imodoka atwara, ahubwo uzahe agaciro perime akoresha, kuko niyo iba ifite agaciro gakomeye. Perime rero umuntu uyifite ujye umwubaha, aba akomeye kabisa, aba yararwanye, kuko ntabwo ari ikintu wabona ako kanya uko wishakiye, ndetse hari n'abamaze igihe bazishaka bikanga. Ushaka kumenya ibijyanye na perime, hari video nakoze ndi kumwe n'umuntu, uraza kuyibona tuvuga ku bya perime. Ubwo iyo nayo ushobora kuguha ukuntu ishusho biba bimeze n'igihe bitwara. Aha rero nk'uko mubibona ndi hejuru y'urutindo, ahandi hejuru y'urutindo bubaka urutindo rurerure cyane hejuru y'amazi kabisa y'inyanja, ugasanga nyine urutindo umva rurava nk'iyo rukagera iriya. Abagabo bazi kubaka bya hatari, kandi nimba ari speed ya 70 nk'uko mubibona aho ngaho, iba ari 70, ntago warenza ngo ujye muri za 80. Gushobora kurenza bitewe n'uko uzi ko polisi itahakontorora cyangwa nta kamera ihari y'umuvuduko, ariko ntago biba byemewe mu by'ukuri. Polisi igufashe ntacyo witwaza, baragutera fayini, ndetse na perime ushobora kuyibura kubera speed. Kandi iyo ubuze bisaba ngo utangire bundi bushya, ujye gusoma teori, uveyo uze ku kizami ukore. So nuko nguko biba bimeze. Perime bisaba kuyitaho, ukayirinda, mbega nk'uko bakurikiza amategeko. Uyu muhanda rero ndimo werekeza muri wa mujyi, ujya wa mujyi bita Bergen. Uyu muhanda ujya Bergen uvuye aho bita Ålesund. Norvège ifite uduce twinshi hano bita amazina atandukanye, no kuyafata mu mutwe ntabwo biba byoroshye. Hari amazina abasekeje, Ålesund, Hagesund n'ibindi, nyine amazina menshi cyane agoye no kuyafata. Rero tugiye ku rundi rutindo rurerure, ngira ngo murareba iyo ruva rukagera. Sinzi kamera yanjye nimba iri kubereka neza, ntabwo mbizi, ndi kubona hatarebeka neza. Aha turi hejuru y'inyanja, inyanja nini simfite uko nayibereka, ariko ni inyanja. Hose turi kugenda ni urutindo rurerure, kandi aba bagabo nibo babyikorera, nta bacayina ntaki, nibo babikora. Rero dukomeze, ningera n'ahandi imbere iyo ndabereka uko biba bimeze. Just dutembere, ni ukureba uko mbega Norvège hameze. Nubwo ushobora kumbaza uti se ndahareba hamarira iki, ariko ufite akanya wahareba nk'uko umuntu avuga ati reka ndebe. Ushaka kureba i Kigali reka ndebe, ugahita ujya kuri YouTube ukareba amavideo. Video y'uyu munsi rero igamije gutembera kugeza aho ndi bugere muri butike, nkabereka nuko amabutike y'inaha aba ameze. Norvège rero bavuga yuko idatuwe n'abantu benshi, kandi nako bimeze, 5 miliyoni. Icyo bavuga nuko Abanorvège cyangwa abaturage b'inaha bakunda kwiturira hafi y'amazi, ahantu hafi y'imijyi. Mu byaro cyane nyine usanga ahenshi ari imisozi, keretse babandi baba bashaka kujya kwiyororera amatungo nibo bitarura bakajyaho kure, ariko ahantu henshi ni ahadatuwe. Ahantu henshi ni ahadatuwe, ariko nabwo utavuga ngo ni bya bene ngo waza ngo ugafata ikibanza cyangwa ugafata ishyamba nk'uko kera mu bihugu byacu cyangwa n'ubu biriho.
Afurika uraza ukareba nk'ishyamba ritarafatwamo n'umuntu n'umwe ritagira nyiraryo, ahenshi habaga ari aha leta, ugahita uvuga ngo mfashe iki gipande cyose ndagifashe kikitwa icyawe. Kera bajyaga bafata ukahihereza nta muntu wahaguhaye, nta leta ntaki. Naha rero ubutaka bwose buba bufite buri muri leta cyangwa muri komine. Aha turi kunyura munsi y'umuhanda. Iyo umuhanda ugonze umusozi, hano umusozi ukabona ni muremure cyane, barawutobora. Iyo bawutoboye rero banyuzamo umuhanda, bazana ibimashini bigacamo, bimena amabuye bigira gute, bikahakora umuhanda, barangiza bakahakora gutya. Rero tuba turi kunyura munsi y'umusozi mutoya. Hari imisozi ucamo ibirometero n'ibirometero. Hari umusozi ushaka ucamo ukamara isaha imwe cyangwa isaha ebyiri ukiwugenda. Rero Norvège kuri icyo kibazo ni abambere gukora iyi mihanda. Cyangwa murabireba ko hasi hari ibice, ariko muri iyi minsi harashyushye cyane cyane cyane. Reka rero dukomeze, hanyuma ugende wirebera. Ahantu tugeze rero urabona ko iyo modoka inyuzeho hari indi yikoreye igitorotoro kinini cyangwa ikimashini. Hano uko bigenda, imodoka ziba zikoreye ibintu biremereye nk'ibyo bimashini bijya gukora ahandi. Ni itegeko yuko bagira imodoka igenda imbere yerekana ko hari imodoka iri inyuma yikoreye ikintu kiremereye. Hari n'indi igenda inyuma yereka ab'inyuma yuko imodoka iri imbere yikoreye ikintu kiremereye, cyangwa ko cyagutse umuhanda yawumazeyo kugira ngo hatabaho accident. Ibyo rero ni amategeko abigenzura. Kwa kundi ushobora kuvuga ngo reka ngende nce kuri iriya modoka, ugasanga wenda umuhanda yawumazeyo ugatuma watera accident. Ntabwo byemewe. N'aha ngaha ibintu byose biba bifite icyo bimenyesheje. Ikindi hano ubonye nk'ibisi gutya, hano nk'aha dutwarira ni 60, ariko amategeko uko avuga, ubonye bisi igiye ishaka kuva muri place yayo cyangwa mu mwanya yari ihagazemo wa stop ishaka gukomeza, ugomba guhagarara ukayitegereza. Niyo mpamvu rero nari ntegereje ngo ibanze iceho. Ariko guhera kuri 60 kuzamura speed, nawe aba agomba kugutegereza kuko uba uri ku muvuduko aho utabasha guhita uhagarara. Niko amategeko agenda bigenga abivuga. Kandi kirazira kwegera imodoka cyane, byibuze ugomba gusigayo umwanya w'imodoka nk'ebyiri. Imodoka nk'ebyiri hagati y'ikuri imbere yawe. Bivuze ngo cya gihe yagira accident bikaba ngombwa ko ahagarara bya emergency, nawe ugomba kuba ufite time yo guhagarara kugira ngo udahita umugonga. Ibyo rero ni itegeko inaha umuntu wese aba abizi. Ntabwo wagendera umuntu ku kibuno nka kwa kundi usanga imodoka ziba zifatanye kandi ziri kwihuta. Ntabwo byemewe. Hano hari abahagaritse imodoka nako iyi bisi, ngo ngenda komeza.
Hari ikintu cyantangaje nkigera muri Norvège n'ahangaha, ubwinshi bw'imodoka. Uko imodoka uba uhora ubona zigenda kandi imodoka nziza zitandukanye. Ese ukibaza abantu bose hano ni imodoka gusa? Ariko nari nzi ko imodoka ari ubuntu, umuntu yahageze i Burayi imodoka ashobora no kubona umuntu yimuhera ubusa, akavuga se abazungu bafite imodoka nyinshi, wenda hari igihe wabona inshuti ikayiguhereza y'ubuntu. Nta waguha nubwo yaba ibura umunsi umwe ngo ayijugunye cyangwa yarapfuye, ntago yayiguha. Aremera akayitangaho 3 bakajya kuyitanga nka scrap cyangwa ayo bamuha yose, ariko ntago yayikugabira. Gusa imodoka zirahari, amafaranga yose waba ufite wabona imodoka mu rugero rwayo. N'aha dukoresha ayo bita amakorone cyangwa amakoro. Kera numvaga bayita amakoro, ariko naje kubona amakorone. Amakorone rero ajya kumera nyine nk'amadolari, ariko ntabwo ari amadolari kuko igihumbi cya hano kirimo 100 ry'amadolari. Urakumva ukuntu amadolari afite agaciro. Igihumbi cy'amadolari kirimo ibihumbi 10 by'inaha. Mbega bigenda birashanaho 10. Ariko amafaranga yose waba ufite guhera ku bihumbi 15 bya hano cyangwa 10 kuzamura ubona imodoka. Uko arushaho kuba make niko urushaho kugura imodoka ishaje. Imodoka ishaje rero ari byiza yuko wagura imodoka ifatika guhera wenda ku bihumbi 20, 30, 40, 50. Kandi igihumbi cy'inaha kirimo ibihumbi 100 by'amanyarwanda no kurengamo. Urumva ko amanyarwanda nayo afite agaciro. Mu magande ni ibihumbi 400 cyangwa 350. Kumva mu marundi ho sinzi, ariko mu madolari nayo. Ngiye gukatira hano kuri highway, turi kugera kuri 80. Ariko ngiye wenda katira kuko sinshaka gukomeza Bergen. Iyo ukomeza mu mujyi mukuru, ubu ngubu ndaburaho iminota nk'icumi nkaba ngeze mu mujyi. Urabona rero uvuye aho ntuye hariya twahereye ntabwo ari kure. Ahantu ugenda iminota 25 mu modoka ntabwo ari kure ujya mu mujyi. Hano rero muri za roundabout ugomba gutegereza imodoka ziri kuva ibumoso bwawe. Niko bivuga, izi roundabout ziba ari nini cyane. Bivuze ngo ugomba kwitonda. Ndajya iburyo. Norvège rero iraryoshye kuyireba pe, ariko ntukayibone mu gihe cy'iki cya bwa bukonje cya snow, mu bunyerere. Abantu bose baba bijimye barakaye, ngira ngo biba byabateye nyine umujinya, kandi koko abantu bose baba bakonje bameze nabi. Ariko muri iki gihe abantu nyine baba basohotse batembereye, abantu bambaye neza, imyenda nyine barekuye ya sama. Ariko mu yindi minsi usanga ari ibikote, mu gihe cy'imvura cy'ubukonje ibikote, ibyenda byinshi wambaye nyine umva umeze nk'ininja.
ya hano ibumoso, mu maduka ari hano hepfo. Ngiye muri aya maduka, mu iduka uri bubonaho ku cyapa ryitwa Aeroplus. Hari iryo rya Biltema, Aeroplus, Moberlingen, Hooks. Aha rero ni muri parking, imodoka ziba ari nyinshi. Ngiye gutoramo, hari icyo bita trampoline, ari ikintu nyine abana baba basimbukiraho, bajyamo bagasimbagurika. Sinzi ngo bakita gute mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ni trampoline. Ntabwo nibuka, dore ndi kujya muri iyo butike Aeroplus, ndashaka aho mparika. Imodoka hano ziba ari nyinshi, uba wibaza ukavuga uti utarabona imodoka ati kuki izi modoka zose nta yanjye irimo, cyangwa ukumva ko hari uwayiguhera ubuntu. Nubwo kaba kameze gute, nta wayiguhera ubuntu. Ikintu kigoye just ni perime. Ukibona perime imodoka yo biroroshye kuyibona. So reka tuyinjiremo imbere, hanyuma turebe ibirimo, dukomezanye tureba, hanyuma mbereke n'ukuntu haba hameze.